Bakunzi ba Byakubera TV muraho neza, ndabashuhuje umwami Yesu niyamamare. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ukuntu ababyeyi bakwitwara ku bana babo mu gihe bari gukorana ibiganiro. Muri make tugiye kuganira ku ngingo igira iti uko waganira n'abana bageze mu gihe cy'amabyiruka. Uko waganira n'umwana rero hakunda kugaragaramo ikibazo. Umwana akiri mutoya yakubwiraga byose, ariko ageze mu gihe cy'amabyiruka ntiyongera kugira icyo akubwira. Iyo ugerageje kuganira nawe arinumira cyangwa akagutonganya maze impaka zikaba ziravutse. Ushobora rero kwitoza kuganira n'umwana wawe w'ingimbi cyangwa se umwangavu. Icyakora hari ibintu bibiri ugomba kubanza gusuzuma bituma iki kibazo kivuka. Ikintu cya mbere, impamvu bareka kukuvugisha. Iyi mpamvu ya mbere baba bashaka kwigenga. Mu by'ukuri kugira ngo umwana wawe azavemo umuntu ushoboye kandi ushobora guhangana n'ibibazo ahura nabyo mu buzima, ntibiza mu kanya gato, biza buhoro buhoro. Birumvikana ko hari ingimbi n'abangavu baba bifuza umudendezo uruta uwo bagombye kugira, ariko ku rundi ruhande hari ababyeyi bakabya pe kwima umwana cyangwa se kwima abana babo umudendezo. Ubwumvikane buke buvuka bitewe n'izo mpamvu bushobora gutera amakimbirane akomeye cyane hagati y'abana n'ababyeyi babo. Indi mpamvu ni ubushobozi bwo gutekereza. Nubwo abakiri bato badatinda ku bintu kandi bakemera ibintu nk'uko babibwiwe, bagera mu gihe cy'amabyiruka bigahinduka. Bakareba kure mu buryo baba bashaka kumenya impamvu babwiwe ibi n'ibi. Icyo rero ni kimwe mu biranga umuntu ufite ubushobozi bwo gutekereza, kandi bifasha umwana erega ubyiruka mu gufata imyanzuro ye myiza. Reka dufate urugero. Iyo umubyeyi afashe biswi akayigabanya abana babiri, buri wese akanganya na mugenzi we, bombi bahita bumva ko nyina yabafashe kimwe, ko ntawe yarenganye, kuko ntawabonye igice kinini ngo undi abone gitoya. Ariko abageze mu gihe cy'amabyiruka bo si uko babitekereza. N'ubundi kandi kutarenganya ntibisobanura gufata abantu kimwe, kandi urebye gufata abantu kimwe utitaye ku miterere yabo siko buri gihe biba bikwiye. Ubwo rero ubushobozi bwo gutekereza bufasha umwana uri mu gihe cy'amabyiruka guhangana n'ibyo bibazo byose. Ibyo bigira izihe ngaruka rero? Bishobora gutuma mutangira guhangana. Mubyeyi rero niba ibyo bikubayeho, dore inama zitarakana, inama y'agakecuru y'icyo wakora. Mu gihe bishoboka ujye uganira n'abana bawe neza. Ibi bisanzwe kandi uganire nabo igihe cyose ubonye uburyo. Urugero, hari ababyeyi babonye abana bari mu gihe cy'amabyiruka bababwira ikibari ku mutima iyo bari kumwe mu turimo two mu rugo cyangwa mu modoka bitemberera, aho kuba cya gihe bicaranye bafite gahunda yo kuganira ku bibazo runaka. Muri make gerageza ukreye cyangwa se ureme umwanya waba uri kumwe n'umwana kugira ngo ubone uko umuganiriza, kandi ujye ugerageza ntukamurambire. Hari ababyeyi rwose bakabya,
ugasanga bari kujya impaka n'abana ku kibazo runaka kugeza igihe ikiganiro cyabo kirambiranye cyangwa se ugasanga kibaye kibi. Si byiza pe, ahubwo ujye umubwira icyo ushaka nurangiza ubundi urekeraho. Byinshi mu byo wamubwiye abisobanukirwa nyuma yaho ari wenyine, afite akanya ko kubitekerezaho. Ubwo rero byaba byiza ugiye umuha umwanya wo kubigenza atyo akitekerezaho. Iyindi turufu rero uzakoresha wa mubyeyi we cyangwa se twakoresha, jya utega umwana wawe amatwi kandi uve ku izima. Ni ukuri gutega umwana amatwi ni byiza. Jya utega umwana amatwi witonze, ugerageze kumwumva, ntumuce mu ijambo kugira ngo usobanukirwe neza uko ikibazo giteye, kuko nutamutega amatwi ntabwo uzamenya icyo umwana atekereza, ntuzamenya aho yerekeza ubuzima bwe. Mu gihe umusubiza ujye ushyira mu gaciro. Iyo ushyizeho amategeko atagoragozwa, umwana wawe ashakisha uburyo ki yayarengaho mu mayeri kugira ngo yirwaneho. Ubwo rero biba byiza iyo umuteze amatwi ukumva icyo abitekerezaho. Rero ni ukuri hari ibintu abana bemerera ababyeyi babo kuko ari byo bashaka kumva, ubundi baba batari kumwe nabo bagakora ibyo bishakiye. Ariko mu by'ukuri wamuteze amatwi wakumva icyo umwana ashaka ukanamufasha kumuyobora akabitambukamo neza. Rero iyindi tekinike wakoresha, jya utuza kuko ibyo bituma umenya neza uko uri butware umwana. Hari urugero rw'umwangavu yaravuze ati, iyo hari icyo ntumvikanyeho na mama ahita atangira kurakazwa n'icyo mubwiye cyose. Ibyo bituma nanjye ndakara, maze ibyari ibiganiro bigahinduka intonganya, tugatongana pe. Aho kugira ngo urakare rero ujye ubwira umwana wawe ikintu kigaragaza ko wiyumvisha uko amerewe. Mubwira uti humura, nanjye ndabona ko biguhangayikishije. Mbese umwereke ko muri kumwe. Ntuzamure uburakari, kuko uburakari nta kintu bwagufasha wowe ubwawe ndetse n'umwana. Ikindi kintu wakagombye kwitaho cyangwa se twakagombye kwitaho nk'ababyeyi, aho gutegeka abana icyo gukora, aho kumutegeka icyo agomba gukora, dukore uko dushoboye tumufashe kubona icyo yakora. Imitekerereze y'abana yo mu gihe cy'amabyiruka iba imeze nk'imikaya ikeneye gutozwa. Ubwo rero mu gihe ahuye n'ikibazo ntugahite ugikemura. Ibyo nabyo ntaho byaba bitandukaniye no mu kumukoresha siporo kugira ngo imikaya ye irusheho gukomera. Ahubwo mu gihe muganira ujye umureka nawe agere ku mutima cyangwa ku muti w'ikibazo. Nyuma yo kungurana ibitekerezo ushobora kumwereka uburyo bumwe na bumwe ashobora gukemuramo ibibazo, maze ukamubwira uti genda ubitekerezeho, maze nyuma y'umunsi umwe cyangwa ibiri cyangwa se indi cyangwa ibiri cyangwa itatu tuzongera tubiganireho. Mbese muha umwanya agende yisanzura, atekereze ku cyo mwaganiriye, ubundi azaze kukubwira uko yagikemura, cyangwa nawe umubwire uko wagikemura n'impamvu wagikemura gutyo. Ibyo ngibyo ni ukuri bizatuma nawe aba umugabo nyamugabo w'umugore nyamugore uzi kwifatira imyanzuro no kwikemurira ibibazo mu gihe bibaye ngombwa. Inshuti zanjye rero ni ukuri ndabashishikariza ngo turere abana bacu nk'abashaka ko ejo hazaba hazima. Ndabakunda rero, nakagaruka.